Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, Imana ibagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimiye ko wadukunze ntacyo ugendeyeho, urukundo rwawe ni rwinshi kuri twe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi, twese utuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro, dukure umugayo wose watugaragayeho, mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere indirimbo ikubera umubavu humura neza, kandi uyu mwanya w'umugisha ntube impfabusa. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 5 mu ndirimbo z'agakiza. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye, none mu mutima wanjye wuzuye ishimwe, nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza, mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbe inshuti ye. Narabohowe ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza, kuko yamfiriye ku musaraba, ngo umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu butangaje. Byatumye yitangira umunyabyaha. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza, namanukiwe n'umwuka w'Imana, anyuzuza mu rukundo rukwiye, nuzuye impundu mu mutima wanjye, abatirisha imbaraga z'ijuru. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza, jye munyabyaha nahawe agakiza. Amen, amen. Muririmbyi aravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye, none mu mutima wanjye huzuye mwishime, nshimira umukiza wanjye. Imana ishimwe cyane. Bene data, buri wese afite uko yumva icyo gihe Kristo amwinjiramo uko byari bimeze. Biba ari ibintu bidasanzwe. Iyo Kristo yinjiye mu muntu, ibintu birahinduka. Iyo Kristo yinjiye mu muntu, ubuzima burahinduka. Iyo Kristo yinjiye mu muntu, imivugire irahinduka. Iyo Kristo yinjiye mu muntu, amateka arahinduka. Umuntu ngo haleluya, Imana ishimwe. Bene data, iyo Kristo ageze mu muntu, ibintu bihinduka bishya.
ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo umuntu wese ari muri Yesu Kristo ngo ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Oh haleluya! Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, iyo Kristo yinjiye mu muntu, amateka arahinduka, bya bindi bya kera birahinduka ndetse bikibagirana, akatangira bundi bushya, akaba abaye umuntu mushya. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ntabwo nzibagirwa igihe nakizwaga. Iyo umuntu mu gihe umuntu akijijwemo aba yitwararika, aba yahindutse mushya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki gihe nimujya mukibuka, bijye bituma muhora mushaka kuba bashya buri munsi, kugira ngo Kristo akomeze akorere muri mwe, nanjye Kristo akomeze akorere muri njye. Imana ishimwe cyane. Yesu ngo Zakayo ngo yumva ko ngo Yesu ari butambuke. Oh haleluya! Ngo arangije ngo aravuga ngo ndashaka kumureba uko asa. Ngo Zakayo ari umukoresha w'ikoro mukuru, ngo ari umutunzi, ari umunyacyubahiro. Ngo ariko aravuga ngo ndashaka kureba uwo Kristo ngo ukuntu asa. Ngo ariko ngo kuko yari mugufi, ngo abantu ntago bari gutuma mubona. Ngo ndetse abantu bari benshi. Imana ishimwe. Ngo arangije arirukanka. Ngo arangije ngo amaze kwirukanka ngo yurira igiti. Ngo Yesu Kristo agezeho Zakayo ari, ngo arararama. Ngo aramubwira ngo Zakayo we, ngo uyu munsi ndarari wawe. Zakayo ngo arangije ngo aravuga ngo babandi nari narambuye, abo nari naragiriye nabi ngiye kubariha. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo iyo Kristo ageze mu muntu, ibintu bihinduka bishya. Umuntu ahindura imyitwarire, umuntu ahindura imivugire, umuntu ava mu bidafite umumaro, umuntu ava mu bibi, ubundi agatangira akagendera mu rumuri. Umuntu ava mu mwijima akagendera mu mucyo, kuko Kristo yageze muri we. Zakayo rero nawe amaze kubona Yesu Kristo mu buzima bwe, ibintu birahinduka. Abo yagiriye n'abasaba imbabazi, abo yambuye arabishyura, ibintu bihinduka bishya, amateka yarahinduka. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi rero nawe aravuga ngo ntabwo nzibagirwa ubwo Yesu yinjiraga muri njye, ngo none mu mutima wanjye huzuye mwishimwe nshimira umukiza wanjye. Mwene data, birakwiye ko uhora ushima umukiza Yesu Kristo ko yemeye kwinjira iwawe. Imana ishimwe. Ushimire Yesu Kristo ko yinjiye iwawe, ubuzima bugahinduka. Ushimire Yesu Kristo ko yinjiye iwawe ukava mu mwijima, none ukabugendera mu rumuri. Imana ishimwe cyane. Ngo ni igitangaza, ngo ni igitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Ngo ni igitangaza ngo ngiye munyabyaha nahawe agakiza. Imana ishimwe. Bene data, biratangaje. Ibintu byose birahenda, ariko agakiza ni ku buntu, kandi agakiza karimo byose. Imana ishimwe cyane. Ni ku buntu. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nawe udafite ifeza, nawe utagize icyo ufite, ngwino, ni ubuntu. Agakiza ni ubuntu bene data. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mukakire, kuko ni ubuntu, nta giciro, nta kiguzi. Imana ishimwe. Ngo ni igitangaza ngo njye munyabyaha nahawe agakiza. Bene data, twari abanyabyaha, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko Kristo aduha agakiza, none ubu turi bazima. Imana ishimwe. Twari dupfuye tuzize ibyaha, Imana ituzurana na Kristo, none ubu turi bazima. Imana ishimwe. Ni igitangaza rero. Aka gakiza twahawe ntitujye tugapfusha ubusa, ntitujye tugatesha agaciro, ahubwo tukabyaza umusaruro, dukora ibyiza, dukora ibyo gukiranuka, kandi tuvuga amagambo yururutse imitima, tuvuga amagambo ahumuriza abandi. Twirinde kuvuga amagambo y'amanjwe, ahubwo tube icyitegererezo mu bo tugendana, tube intangarugero mu bo dukorana. Aho turi hose tumenye yuko Kristo ari muri twe, dukora ibyo Data ashaka. Imana ishimwe. Mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbishutiye, narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Imana ishimwe.
Mwene data nagira nkubwire ngo mu magana menshi y'abanyabyaha Imana yaragutoranyije, mu magana benshi y'abanyabyaha Imana yarantoranije. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni ubuntu Kristo atugirira. Imana ishimwe, Kristo yaragutoranyije ngo ubishutiye, Kristo arantoranya ngo mbishutiye. Oh haleluya! None ubu twarabohowe. Imana ishimwe, twarabohowe ya migozi y'ibyaha, twarabohowe bya bindi bibi byose. None ubu ngubu turaririmba amashimwe, turaririmba zaburi nyinshi. Nawe uraririmba zaburi nyinshi. Zaburi uri kuririmba ni yawe, ntabwo ari iya Dawidi, kuko hari ibyo wabonye kuri Kristo, nanjye hari ibyo nabonye kuri Kristo. Hari ibyo Kristo yankoreye mu buzima bwanjye, nawe hari ibyo yagukoreye. Iyo zaburi rero uri kuririmba yawe mu mutima wawe, komeza uyiririmbe, kuko aracyakora kandi azakomeza kubana natwe. Imana ishimwe uko yarampfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe, ngo n'urukundo n'ubuntu butangaje byatumye yitangira umunyabyaha. Oh haleluya! Imana ishimwe, Yesu Kristo yaradupfiriye ku musaraba kugira ngo umutima n'umubiri bikizwe. Oh haleluya! Imana ishimwe, ngo n'urukundo n'ubuntu butangaje. Imana ishimwe, Yesu Kristo kubera urukundo yadukunze yaradupfiriye ku musaraba kugira ngo imitima yacu ikizwe, kugira ngo umubiri wacu ukizwe, tube bazima ntiturimbuke. Adukiza urupfu rw'iteka, none ubu turi bazima. Oh haleluya! Imana ishimwe, dukira kurimbuka, none ubu dufite ubugingo. Imana ishimwe, ni urukundo ngo n'ubuntu. Ariko bene data, ubuntu twagiriwe ntabwo buduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo nibutume dukora ibyo gukiranuka, bitume twirinda ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo Kristo nabakomeze tunezererwe, avuge ngo sinaruhiye ubusa. Imana ishimwe, uru rukundo n'ubuntu rero butangaje byatumye yitangira umunyabyaha, byatumye twitangira turi abanyabyaha, byatumye Yesu Kristo twitangira turi abanyabyaha kubera urukundo rwinshi. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro kubw'urukundo Kristo yadukunze. Ni ukuri urukundo mujye mureka natwe turukundane, kuko yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nimukundane, kuko nicyo kimenyetso kizatuma bamenya ko mukomoka kuri nge. Udakomoka kuri Kristo agira urwango muri we. Ariko mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo urukundo Kristo yaguhaye nawe rukunda abandi. Ndabizi ntiwagera ku rugero nk'urwe, ariko gerageza ukunde abantu bose utarobanuye ku butoni. Nanjye nkunda abantu bose ntarobanuye ku butoni, kuko Kristo ni urukundo, natwe ashaka ko tugira urukundo, kandi abamumenye bamuzi bagomba kugira urukundo. Nimureke rero urukundo yadukunze n'ubuntu twagiriwe tujye tububyaza umusaruro uko bwije n'uko bukeye. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngo namanukiwe n'umwuka w'Imana, ngo anyuzuzamo urukundo rukwiye, nuzuye impundu mu mutima wanjye, abatirisha imbaraga z'ijuru. Imana ishimwe, Yesu Kristo agiye kugenda mu ijuru, yabwiye abigishwa, arabwira ngo ngiye gusaba Data abohereza umufasha, ngo umufasha ngo ni Mwuka Wera, Umwuka Wera ngo azabibutsa ibyo nababwiye, ngo abigishe n'ibindi byose. Imana ishimwe ko dufite Mwuka Wera. Mwuka Wera aratuyobora, Mwuka Wera abana natwe, Mwuka Wera tugira inama, Mwuka Wera oh haleluya atwigisha ibyo mu mwuka. Mwuka Wera atubwira uko dukwiye kwitwara, Mwuka Wera atubwira ibyo dukwiye kuvuga n'ibyo tudakwiye kuvuga. Uyu ni umufasha wacu Yesu Kristo yadusabiye kuri Data. Nimureke rero tuyoborwe na Mwuka Wera, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'Umwuka Wera ngo nibo bana b'Imana. Bene Data, nimureke tuyoborwe n'Umwuka Wera, kandi abayoborwa n'Umwuka Wera bagira urukundo, bagira ingeso nziza, bakora ibyo gukiranuka, barihangana, bagira ubugwaneza, baririnda. Ibyo byose nibyo biba muri Mwuka Wera. Ariko utayoborwa na Mwuka Wera akora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bene Data, nimureke rero tuyoborwe na Mwuka Wera, atubere umuyobozi muri byose, nibwo tuzagera mu ijuru amahoro. Mwene Data, ndagira nkubwire ngo jya wumvira
umwuka wera. Wumva icyo umwuka wera akubwira, nta soni uzagira nubona Yesu. Imana ishimwe. Mwene data niwumvira mwuka wera, nta soni uzagira nubona Yesu, kuko muri mwuka wera haberamwo ibyiza gusa. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ibampera umugisha. Ariko bene data, nimujye mwibuke uko mwahamagawe, murebe mwisuzume, murebe ko ariko mukimeze. Buri wese nagume uko yahamagawe, buri wese nagenda uko yahamagawe, buri wese nagume uko Imana yamuhamagaye, kubera ko nibyo bidukwiriye. Twihindurwa n'ibihe, twihindurwa na viziyo, twihindurwa n'iterambere, ahubwo nitugume uko twahamagawe. Twitekereze wa munsi Kristo yinjiraga muri twe, ku buzima bwahindutse. Dukomeze tumugumane, nitumutakaze. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro, kandi tuyoborwe n'umwuka iteka. Imana ibampera umugisha. Reka mbwire n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Mwene data, akira Yesu Kristo, ni inshuti nziza, agira urukundo rwinshi, abana natwe, ni umujyanama mwiza, ukugira inama nziza, ikugeza ku ntego nzima. Kandi muri Yesu Kristo niho tubonera ubugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, kandi ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana ibampera umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye kuri ubu butumwa bwiza bwo mu ndirimbo butwibutsa bya bihe twakizwaga, bitwibutsa wa munsi Kristo yatwinjiyemo. Mwami, turakwinginze kugira ngo uduhe guhora twibuka ibi bihe, kugira ngo bitume tudatana. Mwami Imana, uduhe guhora twibuka ibi bihe, kugira ngo tubashe kumenya uko dukwiye kwitwara. Mwami, icyo dushakaho ni uko dukora ibyiza, ni uko dukiranuka. Waduhaye agakiza k'ubuntu, nta giciro wadusabye, nta kintu wagendeyeho, ahubwo wakaduhereye ubuntu. Duhe kubizirikana, uturinde kujya mu bidafite umumaro, ahubwo dukiranuke kurushaho. Abankurikiranye biteho, bagirire neza, ubahe kujya wibuka ibi bihe, kandi ubahe kuguma uko bahamagawe. Ineza yawe ganze itegeke, amaraso ya Kristo babeho, imbaraga z'Imana zibabeho, ubahe kuyoborwa n'umwuka iteka, mu byo bavuga, mu byo bakora, ubahe kuyoborwa n'umwuka. Abarwayi bakize, bafite nimba n'agahinda, abana nabo biyereke. Umurimo wawe turawusengeye, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, utari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Abacitse intege bongerera imbaraga. Wakoze Mwami kwabanye natwe, icyubahiro ni cyawe, ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibiteho kandi bampera umugisha. Kiruta byose ikomeze barindira ubugingo. Naho butaha. Bye.